ivuga ngo kuruhuka isabato cyangwa gusenga ku isabato, kuruhuka isabato cyangwa gusenga ku isabato. Reka dusenge. Tugucire bugufi Data, uri mwiza, tubane, duhire, dusobanurire nk'uko wabisezeranye, utwigishirize mu izina rya Yesu. Kuruhuka isabato cyangwa gusenga ku isabato. Amagambo ya mbere aratangaje, ariko amagambo ya kabiri ni ikibazo. Buri muntu wese agiye guhitamo. Tugiye gusesengura ingingo imwe, byiburi hame rimwe mu byo dushobora kuba twizera. Niba hari ikintu Imana itwifuza muri no minsi ya nyuma iheruka, nuko umuntu yaba azi hame arisobanukiye ku rwego rwuzuye. Iri ryo tugiye kurebaho ikintu gito cyane, kandi ndifuza yuko mwazaryagura cyane kuko inyandiko zivugaho zirahari, kugira ngo tubashe gusobanukirwa impamvu z'ibyo dukora, kandi Imana yiteguye kudufasha. Indirimbo twatangirira yavuze ngo mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye. Niba wifuza kuba umwe mu bera b'umwami, wagakwiriye kuba uri umuntu wishimira ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi niba utishimira ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kuba mu bera b'umwami. Abera b'umwami ikintu gigomba kubaranga, bagomba kuba bishimira ijambo ry'Imana, kuko yababwiye byose ntacyo yagenje gute, ntacyo yabahisha. Imana yaduhishira umucyo wose, nta na kimwe yigeze iduhisha. Rero nahawe nahanjye kugira ngo tubisobanukirwe. None ikibazo ngiye kukubaza, uruhuka isabato cyangwa usenga gusa ku isabato? Uruhuka isabato cyangwa gusa uza guterana ku isabato? Twabonye amagambo akomeye mu Yesaya 24 atubwira yuko isi igiye kubikwa, kandi Imana ari igiye kubikora, kuko abantu bishe amategeko y'Imana bakica isezerano ridakuka. Twabonye iryo sezerano ridakuka iryo ari ryo mu Kuva 31:16. Iryo sezerano ridakuka ni isabato y'umunsi wa karindwi. Yesaya atubwira ibintu bikomeye cyane mu magambo badusomeye urufunguzo tugiye kureba. Nyamara Imana yandishije amategeko yayo mu Kuva mu gice cyaho cya 20. Iyo turebye mu Kuva mu gice cyaho cya 20:8, hari amagambo akurikira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Aya niyo magambo atangira ku itegeko rya kane rivuga isabato. Umurongo wa 9 aravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, aba ari gukoramo imirimo yawe yose. Iri tegeko nurireba rigabanyijemo imigabane igera muri 3. Umugabane wa mbere ni urwibutso, wibuke. Biragaragaza yuko ibi bintu byari bisanzwe bizwe, niyo mpamvu umuntu wese abwirwa kubyibuka. Ariko parti ya kabiri, igice cya kabiri kiri muri iri tegeko, riguha ikintu ukwiriye gukora. Ujye ukora imirimo yawe yose mu minsi 6. Ibi bintu bigize itegeko rya kane. Icya mbere, itegeko rya kane kugira ngo ryubahirizwe, umuntu akwiriye kubanza kuryibuka. Umuntu ataryibutse ntago ashobora kubahiriza isabato ngo bikunde. Kabiri, mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose. Ntago bavuze ngo ujye ugira ibice ukora, ahubwo niba hari imirimo ugomba gukora yose yikore mu minsi 6. Ariko nugera mu munsi wa karindwi umugabane wa 3, wibuke ko ari isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, kubera yuko imirimo yawe yose wategetswe kuyikora mu minsi 6. Niba utegeze ukora imirimo yawe mu minsi 6, wamaze kwica isabato y'umunsi wa karindwi. Mbese turi hamwe? Turi hamwe? Niba utibutse isabato mu minsi 7, wamaze kwica isabato y'umunsi wa karindwi. Wibuke isabato, ibyo bigize itegeko. Ntabwo ikigize itegeko ari ukuza mu rusengero, oya. Ikigize itegeko ni uguhora uzirikana ko ugomba kwibuka isabato. Niba utajya ugira igihe cyo kwibuka isabato, wamaze kwica isabato y'umunsi wa karindwi. Kabiri, niba udakora imirimo yawe yose mu minsi 6, wamaze kwica isabato y'umunsi wa karindwi. Gatatu, ukwiriye kuboneka mu nzu y'Imana waruhutse imirimo yawe yose. Ibi niba utajya ubikora, wamaze kwica isabato y'umunsi wa karindwi. Kuva 50 Yesaya 58 mbabarire, umurongo 13-14. Hari iki? Nuhindukira ntukanagira isabato ukakora ibyo bishakiye ku munsi wanjye, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero. Ni bangaye bajya bita isabato umunsi w'umunezero? Benshi baba bacungana n'amasaha ibabangamiye cyane, barushanwa, bihuta, umukiriya agiye kuza, umuntu ahangayitse. Ndajya mu isabato y'umuntu ntamuhaye ibintu bye, ikamyo natumije ndagenda ntapakuruye, ndagenda ntatanze raporo. Abantu isabato babera umutwaro ukomeye cyane kuko amasaha yageze. Baba bumva ari ibishoboka bayegeze inyuma ho gatoya kugira ngo ibyo bagomba gukora babanze babirangize. Buri wese aba yumva ataritegura muri yo, nyamara imirimo ye yarabwiye ngo nayikore mu minsi 6. Uko yayikoresheje ntago mbizi, ariko mu munsi w'isabato ugera, umumotari yakserera moto avuga ngo ndebeye iminota ibura,
umuntu akaza ati njyana i Remera, akareba agasanga arabura iminota 30, arabizi ko kugera i Remera ari iminota 20, yareba kugaruka akabona ntago byoroshye, akagera i Remera zibura iminota 10, akabona undi mugenzi ajyana Kicukiro, agahita bati iminota 10, akamukubitaho akajya Kicukiro, yagera Kicukiro akavuga ngo ubwo ndagaruka, akagera aha turi gusoza gutangira isabato, wamubaza ngo wayitangiriye he, akakubwira ngo nayitangiriye Kicukiro. Yayitangiriye umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha, ntubikigenge ntibishakire ibyo kwinezeza. Abantu babaye ibyigenge kuko badakunda kuwiteka bagenga mu isabato, bayikoramo ibyo bishakiye, bakoramo ibyo kwinezeza. Ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, ntiwivugire ibyo ugenza gute. Nuko ibyo nubikora uzishimira Uwiteka, nanjye nzagukurambarira mu gihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya basogokuruza bawe Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Abahanuzi n'abami, page ya 242 baravuze ngo na Yesaya 58:14, ntabwo ibyo tubuzwa birangirira aho ngaho muri aya magambo dusomye muri Yesaya, ahubwo umuhanuzi akomeza avuga ati ntuvuge ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera w'isabato. Abantu benshi baba barimo barahamwa n'icyaha cyo kwica isabato kubwo kuvuga ibyo bishakiye ku munsi w'isabato. Abantu baganira ibyerekeye iby'inyungu zabo, abantu baganira ibyerekeye iby'inyungu zabo, cyangwa bagakora cyangwa bagategura gahunda zabo zisanzwe ku munsi w'isabato, bafatwa n'Imana nkaho bari muri ibyo bikorwa nyirizina by'izo nyungu zabo. Ku isabato tubuzwa no kuganira ibiterekeye isabato. Abantu mujya mubazanya amakuru ngo mbese cyagiye warungutse, ya mari nagwaye byagenze bite, haryo racyacuriza hahandi, uba abana bavuye kwiga, mbese ibintu byose bitujyana mu nyungu z'isi ku isabato. Ibyo bintu nibujye ubigwamo, wica isabato nubwo waba wateranye mu rusengero. Kuruka isabato cyangwa gusenga ku isabato. Niba ujya uganira na mugenzi wawe ibintu bidatandukanye n'ibishobora gutanga agakiza mu munsi w'isabato, wica isabato nk'undi muntu wese utarayimenya. Niba ujya gusura umuntu mukiganirira ibindi, mukajya mu by'imiryango, mukajya mu by'urubyaro, mukajya mu by'ubucuruzi, mukajya mu by'amashuri, muhanwa n'icyaha cy'uko mwica isabato, kubera yuko nimwayiruhutse mwivugiye ibyo mwishakiye. Kugira ngo twumvire isabato y'Uwiteka, hari ikintu kitubwira ngo ntukwiriye kwivugira ibyo wishakiye, vuga ibyo Imana yateguye bigendanye n'umunsi w'isabato, nicyo kweza ubugingo. Ibindi bintu bitandukanye nibyo ubishyize ku ruhande. Ndetse iri tegeko rivuga rireba n'abantu bose bari mu ngo zacu, abo tubana mu rugo bakwiriye kureka imirimo yabo y'isi mu masaha yera. Bose bakwiriye gufatanyiriza hamwe kubaha Imana, babikoranye ubushake ku munsi wayo wera. Abantu benshi tugiye gusohoka ahangaha, tukigera hariya ku muryango, abantu bari baraburanye, inkuru ziraba ari nyinshi ziterekeye gukiza ubugingo, zerekeye kubazanya amakuru, iby'isi gusa n'ibindi. Abo barahita bajya mu mugabane w'abishe isabato. Iri tegeko ritubuza kwivugira ibyo twishakiye ku munsi w'Uwiteka. Ngiye kureba ingingo zigera nko muri 5 dusoze. Isabato ubundi itegurwa ryari? Ni ryari ubundi umuntu yitegura isabato? Mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose. Mu cyumweru cyose ibihamya by'itorero, umuzingo wa 6 n'ubutumwa bwatoranyijwe, umuzingo wa 3 n'inama ku mirire n'ibyo kurya, nibyo bitabo nifashije ntegura iki cyigisho na Bibiliya. Mu cyumweru cyose tugomba kuzirikana isabato mu bitekerezo, kandi tukitegura kuyikomeza nk'uko itegeko riri. Mu cyumweru dukwiriye kuzirikana isabato hehe? Ujye wibuka isabato mu minsi yose. Tugomba kumenya n'ubusobanuro bwayo bw'iby'umwuka ifite ku bikorwa byose by'ubuzima. Abantu bose babona isabato nk'ikimenyetso hagati yabo n'Imana, berekana ko ari Imana ibeza, bazajya bagaragaza amahame y'ubutegetsi bwayo, bazajya bagaragara mu bikorwa bya buri munsi mu mategeko y'ubwami bw'Imana. Buri munsi isengesho ry'abo bantu rizajya riba iryo gusaba ko bezwa
bakabonezwa mu isabato, ko bazezwa basaba ko ukwezwa no kubonerwa mu isabato kwazabageraho no mu yindi minsi. Buri munsi bazajya bagendana na Kristo, kandi bazagaragaza icyitegererezo cy'ubutungane n'imico ye. Buri munsi umucyo wabo uzajya umurikira abantu mu mirimo myiza bazajya bakora. Abo nibo bazajya bari kwitegura isabato. None imirimo yawe ya buri munsi imurikira abangahe mu bintu byose bifitanye isano no kugera ku ntsinzi umurimo w'Imana. Intsinzi ya mbere igomba kubonerwa mu mibereho y'urugo. Aha niho kwitegura isabato bigomba gutangirira mu cyumweru cyose. Reka ababyeyi bibuke ko urugo rwabo rugomba kuba ishuri, aho abana babo bategurirwa kuzaba mu bikari byo mu ijuru. Reka amagambo y'abo babyeyi aba amagambo akwiriye, nta magambo abana babo badakwiriye kumva agomba kuva mu kanwa kabo. Reka birinde umwuka w'umwiryane. Ababyeyi birinde umwuka w'umwiryane. Ababyeyi mu minsi y'icyumweru babajye babaho nk'uko muri imbere y'Imana yera yabahaye abana kugira ngo mubabere Imana. Imana yahaye ababyeyi abana kugira ngo babere iki? Kugira ngo babere Imana. Kubw'ibyo rero, nk'umurage wabo waguze amaraso y'umwana wayo, nimubigishe ko gukunda no gukorera Imana ariyo nshingano yabo y'ibanze. Iyo isabato yibutswe ityo, ibintu bisanzwe ntabwo bizemererwa kutwibagiza iby'umwuka. Izina ry'Imana rishimwe. Nta murimo ugenewe gukorwa mu minsi 6 uzarindirizwa gukorwa mu isabato. Abantu nibamara iminsi 6 yose batekereza ku isabato. Mu cyumweru ntabwo tugomba kumarira imbaraga zacu mu mirimo dukora, ku buryo umunsi w'Imana yahumetse tuba turushye cyane, bigatuma tutabasha kubona imbaraga zo gukoresha mu murimo ujyanye na gahunda yo kuramya Imana. Abantu benshi baza baguye agacuho ku buryo batabona umwanya wo gutekereza ku by'Imana. Niba mubonye uko isabato yitegurwa ryari? Mu minsi 6. Igomba kubiri mu bitekerezo by'abantu kugira ngo izaruhukwe mu buryo bwuzuye. Niba utabikora ntushobora kuruhuka isabato. Nawe urasenga ku isabato, ariko isabato ikuri kure, nturayiruhuka mu buzima bwawe imyaka yose umaze. Isabato yitegurwa gute? Mureke ibyo kwitegura isabato birangire kuwa 6. Murebe niba kwitegura isabato birangira ryari? Kuwa 6. Murebe niba imyambaro iteguye, mu yandi magambo imyambaro iteye ipasi. Murebe niba inkweto zihanaguye. Benshi bayitera mu gitondo bari kuza. Murebe niba n'ibyo guteka byarangiye. Reka inkweto zihanagurwe kandi abantu biyuhagire. Ibi bishobora gukorwa. Kubigira itegeko ugenderaho, nubigira itegeko ugenderaho uzabishobora. Izina ry'Imana rishimwe. Isabato nigomba gukorwamo imirimo nko kudoda imyambaro, guteka ibyo kurya, kwishakira ibinezeza, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kijyanye na gahunda z'isi mbere yuko izuba rirenga. Ubwo ni kuwa nyuma. Mureke imirimo yose iherezwe ku ruhande rumwe, n'ibinyamakuru byose bivuga ibintu bidasanzwe bishyirwe aho bitabasha kubonwa mu munsi w'isabato. Ikintu cyose kitajyanye n'isabato gikwiriye gushyirwa ku ruhande, no kugeza ku kinyamakuru. Televiziyo zanyu z'amakuru muzimye mushyire ku ruhande. Izo YouTube zanyu, izo WhatsApp zanyu mushyire ku ruhande. Izo social media zose mukoresha zibabwira ibitajyanye n'isabato mushyire ku ruhande, cyangwa se mukomeze musenge ku isabato ariko mutarageze muruhuka isabato. Ikintu cyose kiguha amakuru atajyanye n'isabato n'iby'umwuka no gukiza ubugingo, ari ubwawe n'ubw'abandi, n'iyobokamana, ntabwo gikwiriye kuboneka mu munsi w'isabato. Babyeyi, nimusobanurire abana banyu impamvu uwo murimo mukora n'umugambi wawo, kandi mubareke bagira uruhare mu myiteguro yo kuruhuka isabato nk'uko itegeko ry'Imana riri. Abakoresha, inshingano ireba abakoresha, tugomba kugira ishyaka ryo kurinda imbibi z'isabato. Abantu mufite abo mukoresha, mwibuke ko buri mwanya wayo wose ari uwera, ni amasaha yera. Mu gihe cyose bishoboka, abakoresha
bagomba guha akazi bagomba guha abakozi babo amasaha yo kuva saa 6 z'amanywa kugeza isabato irangiye. Ayo masaha bakayabahera iki? Mubahe igihe cyo kwitegura kugira ngo bakire umunsi w'Uwiteka batuje mu bitekerezo. Mubigenze nubigenza utyo nta gihombo uzagira, nta gisebo cyangwa nta gihombo uzagira no mu mirimo yawe igenze gute isanzwe. Hari undi murimo ugomba kwitonderwa ku munsi wo kwitegura uyu munsi w'isabato. Uyu munsi amakimbirane yose yabaye hagati y'abavandimwe, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'abana, bakwiriye ngo kwicara bakabanza bakayakemura mbere yuko binjira mu isabato. Niba hari ibitaragenze neza, ngo nimwicare mubikemure, muhane imbabazi, muhane amahoro, mwinjire mu isabato munezerewe. Mbere yuko izuba rirenga kuwa nyuma, kuwa gatandatu ubwo ngubwo, mbere yuko izuba rirenga ngo tuze gutangira isabato, reka abagize umuryango bose barurire hamwe kugira ngo basome ijambo ry'Imana, baririmbe kandi basenge. Ahantu hakenewe ivugurura kuko benshi barabyirengagije rwose. Ababikora muri bangahe? Umuryango ukwiriye kwicara bakajya inama, bagasabana imbabazi, bakaririmba, bagasenga, bakabona bakaza ku rusengero. Dukeneye kwaturira Imana ibyaha no kubyaturira ubwacu abo twabikoreye mu muryango. Tugomba gutangira bundi bushya, tugakora ibishoboka byose kugira ngo buri wese mu bagize umuryango abe yiteguye kubahiriza umunsi w'Imana Uwiteka yejeje. Igihe bidakozwe, isabato ntiruhukwa. Abantu barasenga gusa ku isabato ariko ntibaruhuka isabato. Ku isabato mu gitondo hakwiriye gukorwa iki? Ubwo nyuma yuko abantu baje gutangira isabato bagataha bakava mu rugo, ku isabato mu gitondo bikwiriye kugenda gute? Mureke amasaha y'igiciro y'isabato ye gupfushwa ubusa abantu bari mu buriri. Bari he? Mu buriri. Ku isabato mu gitondo ab'umuryango bagomba kubyuka kare. Kubyuka ryari? Kandi ari umunsi w'ikiruhuko, ngo aribwo abantu babidagadura bakaryama. Itegeko niba ushaka kuruhuka isabato riravuga ngo ugomba kubyuka ryari? Niba tinda kubyuka hazaba urujijo n'ihubi mu gufata ibyo kurya bya mu gitondo no muri gahunda y'ishuri ryo ku isabato. Abantu barabyuka bose batinze, dushe n'imwe mu rugo cyangwa n'ebyiri, bose bazirwaniramo. Umugabo ni uri buyobora icyigisho cy'ishuri cy'idini cya mu gitondo, abana nibo bari gukora ishuri ry'isabato, umugore niwe munyabwuzu ugomba kugera kare, undi mwana bari muri korari buririmbe icyigisho kibanziriza umubwiriza wa mu gitondo, bose bahuriye muri dushe. Maze wagize vuba, undi na amazi ari hehe, undi umaze koga isabune yashyize he, amavuta mu yashyize he, bose urugo ugasanga rwuzuyemo akavuyo muri icyo gitondo. Utegura amafunguro nawe byamunaniye, ugiye atayariye, bugiye badasenze, bose bakiruka gutyo bagiye barakaranije. Umugabo igitabo nari kwigishizamo kiri hehe, aho yagitaye kuko amasaha mugereho, ari kwirukanka cyane, yakibuze, aratonganye bo mu rugo, igitabo cyane mugikize, mwandagaza ibintu, murandarika, mukura ibintu, byose akavuyo gusa mu munsi w'isabato. Maze ukamubona aje icyuya cyamurenze, ntiyibuka na page yari ariho akantu yari yashyizeho katakaye, nta naheruka kwiga icyo cyigisha agiye kwigisha, afite experience y'imyaka 30 ari mu itorero, ibyigishije byose arabizi. Narangiza ze nasanga agiye gusoma ihame, tugiye mu ihame ry'isabato rero, mukanguke twagiye iri hame ry'isabato. Ikintu twigisha mu kuva 20 hadusomere. Imana ni nziza cyane. Imana dushyiraho isabato ngo tuyiruhuke. Vuga utamena. Cyigisho kirenda gusoza. Abatanga inyunganizi n'ibibazo, ubwo wigishije iki? Ukuri kujyanye n'iki gihe kuri muri ayo magambo uvuze nukuwe? Usibye akamenyero, icyo gukiza umutima w'umuntu kiri muri iryo jambo uvuze ni ikihe? Abandi niyasubiyemo icyigisho cy'ishuri ry'isabato baramutunguye bati wakwigishije. Ayisaza ngo icyigisho cy'ishuri ry'isabato kime harya kiravuga ngo iki? Akakireba ubumwe na Kristo kunga ubumwe, agahita agenda mu itangiriro, agahita page ya mbere, agahita abona amasomo bavuze, bimwe biri kuvuga iby'Laodikiya mu byashuri igice cya 3, hari ubwo butumwa bw'Laodikiya buvuga iki, agahita amanura mu mutwe, yarabyigishije kuva mu bwana bwe n'umunyedini mwiza arabifite. Laodikiya rero muri akazu yasi mukwiriye kwihana,
Imana hano yatweretse ko dukwiriye kwihana rwose. Tuyigureho umuti wo gusiga ku maso, amena. Tuyigureho umwambaro wera. Icyigisho kirarangiye, ibibazo n'inyunganizi. Gihuriye n'icyigisho twize. Usibye isomo rya Laodikiya ryo nyine yabonye maze ibindi ni mu gicuko nta gihe yagize cyo gusabana n'Imana. Kandi nkuko muri kubibona, Imana iduhishurira ukuri kujyanye n'icyo gihe mu magambo yayo. Nguko uko abantu bameze. Kandi ngo abo bantu bategereje kuza kwa Yesu baba biteguye isabato mu minsi 6, kuwa 7 bakaruhuka. Uruhuka isabato cyangwa uza gusenga gusa ku isabato? Ku isabato mu gitondo nuko bigenda. Usanga hari urudubi rwinshi, maze muri ubwo buryo ibitekerezo bitari byiza bikinjira mu rugo. Isabato igateshwa agaciro gutyo, igahinduka umutwaro, maze uko igiye kugera bakumva barayanze kwikunda, kuko bazi ko buri gitondo ku isabato baratukwa, barakubitwa, bakoresha iby'uburetwa, batekeshwa ijoro ryose, kuko batabonye umwanya, ntibabihashe ngo babiteke kare. Umukozi yiriwe mu rugo ntacyo akora, abitahanye saa 11:15, isabato yamufashe agahita acana ku rusengero kuko afite inshingano, agatwara ihaho ryo guteka uwo munsi akabidepa mu rugo. Ngibyo kurya by'isabato saa 2, ubwo agezeyo saa 1:15 cyangwa saa 2, kuko amaze no kurepeta. Umukozi wagowe, fatisha imbabura yari yazimye, teka rero ibyesho. Urareba uzateka ku isabato? None uwo munsi ni ryari? Urabizi ko turya ibiryo byatetswe ku isabato? Ukigera mu rusengero, muri kubona ukuntu ibintu biri gukurikirana. Ukigera hehe? Wari ukwiriye gukora iki? Mu gitondo batubwiye ngo umuntu wese nabyuke kare. Niba ushaka kuruka isabato ufite kubyuka kare. Imana yashyize hano umucyo imbere yawe. Amahitamo n'aya yo gukurikira Imana cyangwa gukurikira bari inarijye yawe y'ibitotsi no kwiruhukira, nta kibazo. Amahitamo Imana ihora yashyize imbere y'umuntu ngo ahitemo kwikunda cyangwa kuyanga, ntabwo twaza abantu agahato. Icyakora niba turimo turahana abandi tuvuga ko turuhuka isabato y'umunsi wa 7, cunga neza niba uyiruhuka cyangwa ari ukuza gusenga gusa. Kugera mu rusengero, tugomba kujyana muri buri materaniro yose yo gusenga ibyiringiro bishikamye byuko Imana n'abamarayika bayo bahari, kugira ngo bafatanye n'abaramya Imana by'ukuri. Mu gihe winjiye aho gusengera, saba Uwiteka kuvana ibibi byose mu mutima wawe. Ukigera mu rusengero, ngira isengesho rya mu gitondo, ujye ujyana mu nzu y'Imana ibintu Imana ishobora guha umugisha gusa. Pfukama imbere y'Imana mu rusengero rwayo, maze uyegurire ubugingo bwawe kuko ari ubwawe. Ubwo yaguze amaraso ya Kristo, sengera umubwiriza cyangwa umuyobozi w'amateraniro, senga usaba Imana kubaha umugisha iwunyujije mu muntu uwo ari we wese uri bugire inshingano akora n'ijambo ari buvugire imbere y'Uwiteka. Ushishikarire cyane kwirongera umugisha wawe ubwawe. Kandi abamarayika b'Imana bazaha umugisha umuntu wese bitegura batyo kuza kuyiramya izina ry'Imana nishimwe. Nta muntu n'umwe ukwiriye kumva atekanye mu gihe ari gutesha amasaha yera mu buryo budakwiriye, ari gukoresha amasaha yera mu buryo budakwiriye. Ntabwo binezeza Imana kubavuga ko bubahiriza isabato iyo baryamira ku isabato. Ntabwo bigenza bite? Iyo bari gukora ibyo baba bari gusuzugura umuremyi wabo, kandi iyo bakora ibyo baba bagaragaza ko iminsi 6 ari y'agaciro cyane kuri bo, ku buryo batabona umwanya wo kuyiryamamo. Baba bagomba kuyibyaza umusaruro bakazaryama mu munsi w'isabato. Bakwiriye gushaka amafaranga nubwo byabasaba kwigomwa kuryama, bityo bigasoza baryamye mu masaha yera, maze bagatanga impamvu bavuga ngo isabato yatanzwe nk'umunsi wo kuruhuka. Rega, ntabwo nzigomwa ibitotsi byanjye ngo njye mu materaniro. Uko niko gusobanura nabi ibigomba gukorwa ku munsi wera w'isabato. Ngo tuba tubwira Imana ngo iminsi 6 waduhaye ni mikeya, iyo twongera n'undi wo kuryama tukajya tubona tukaza mu isabato yawe. Kuva waraduhaye iminsi 6 rero, reka tuyikoremo twinanize, ubundi tuzaba tureba ibyaho. Bamwe bahita bohereza abana ku ishuri muri icyo gitondo.
mu gitondo cyo ku isabato bamwe baza gusenga, abandi bahita bohereza abana ku ishuri. Bamwe mu bize ni inama z'itorero ndi gusoma, ntago ari amagambo yanjye nanditse mure. Inama z'iki itorero, icyisho cya 49 page 286. Ibi bintu byose ndi gusoma ni umwuka w'ubuhanuzi. Iki cyigisho ndakibaha, mugende murebe n'ibindi byigisho musome. Bavuze bamwe mu bizera bacu bohereza abana babo ku ishuri ku munsi w'isabato. Ntabwo bari bakwiriye gukora ibi bintu bimeze bitya. Iyo aba babyeyi bemereye abana babo kwakira uburezi nk'ubw'ab'isi, maze umunsi w'isabato bakawufata nk'indi minsi isanzwe, ntabwo abo bana bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ntabwo bazashyirwaho ikimenyetso cy'iki? Bazangirizwa n'isi. Ese ubwo amaraso y'abo bana ntabwo azabazwa ababyeyi babo? Dore ngibi. Ese ubwo amaraso y'abo bana ntazabazwa ababyeyi babo? Inama yatanzwe ku bijyanye n'isabato y'abana. Ku isabato y'iki? Inzu y'Imana ihumanywa, kandi abana babizera bemera isabato ntibayubahiriza. Birukanka hazengurutse inzu, bagakina, bagasakuza, kandi bakagaragariza amatwara mabi yabo mu materaniro y'abera baba bahuriyemo, kugira ngo basingize Imana kandi bayiramye mu mwuka mwiza urangwa no kwizera. None iyo abana bari kwiruka mu rusengero, iyo bari gusakuza, haba iki? Abantu bagombye, ahantu hagombye kubahera, ahagombye kurangwa no kwera gutuje, kandi hakaba gahunda itunganye, kubonera no kwicisha bugufi, hahinduka Babuloni nyakuri, n'ahantu haganje urudubi, akajagari no kutagira gahunda. Hahinduka iki? Inzu y'Imana kubwo abana bayikiniramo n'abasakuza, nabo murekura bakirirwa bazenguruka urusengero, bituma ihinduka Babuloni. Umva amagambo akurikira. Ibi birahagije kugira ngo byirukane Imana mu materaniro yacu. Ibi bigenje bite? Abantu benshi dusengera mu rusengero n'Imana idahari, kubwo umubyeyi yazanye umwana ntamwiteho, kuko atamutoje kubaha inzu y'Imana, kuko atabanye nawe mu minsi 6 amutoza kuzaruhuka isabato, akamuzana mu rusengero nkuko ajya mujyana mu isoko. Umwana ntaza aho agiye kuko umubyeyi ntiyamutoje. Ibyo bihindura urusengero rw'Imana Babuloni. Ibi birahagije ngo Imana itureke yigendere, kandi bikongeza umujinya wayo, bityo ye kuzanezezwa no kujyana n'ingabo za Isiraheli ku rugamba zigiye guhangana n'umwanzi. Ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 3 page ya 216. Muze gusoma ayo magambo. Ikirenze ibyo byose, mwite ku bana banyu ku munsi w'isabato. Ntimukabemerere kuyica, kubera ko namwe ubwanyu muba muyica igihe mwemerera abana banyu bakagenza batyo ku munsi w'isabato. Igihe mwemerera abana banyu bagakina ku munsi w'isabato, namwe Imana ibafata nk'abishe iryo tegeko, ntimwubahirize isabato yayo. Nta nduru n'urudubi bikwiriye kubaho mu munsi w'isabato. Abo umuryango bose baze kubeza batuje kandi biyubashye. Induru n'amahane ntibikwiriye guhabwa umwanya ku munsi wari wose mu minsi igize icyumweru. Kuvuga nabi, amahane, induru, gukankama, gusakuza ntibikwiriye kumvikana no mu mindi minsi yose isanzwe. Ariko ku munsi w'isabato abantu bose bakwiriye gutuza. Nta mategeko atanga nk'urusaku akwiriye kumvikana igihe icyo cyo cyose, ariko ku munsi w'isabato ntibikwiriye na gatoya. N'abayobozi bangahe bahagarara bakankama, agarara avuga nabi? N'ababyeyi bangahe baba mu rugo batonganye n'abana? N'abatoza bangahe bakorari bakankamira bari kuririmba? Ibyo ngo ntibyari bikwiriye no mu minsi isanzwe, ariko ku isabato bakwiriye kubyitondera. Nta tegeko ritanga ubukana rikwiriye kumva ku munsi w'isabato. Mbese Imana ni nziza. Ariko ubwo twaruhutse isabato cyangwa twasenze ku isabato? Iyo abaga hari Yorodani y'abantu bishe isabato, twahamagaye abapasitoro bakaza twese bakatubatiza tukabona gutaha. Ingendo ndende ku isabato. Bite n'ingendo ku isabato?
niba wifuza kubona umugisha wasezeranywe abumvira, tugomba kwitondera isabato mu buryo bushikamye cyane. Mfite ubwoba ko tujya dukora ingendo kuri uyu munsi mu gihe zashoboraga kwirindwa hakurikijwe umucyo Uwiteka yatanze werekeranye no kuruhuka isabato. Tugomba kwitondera cyane gukora ingendo zo mu bwato cyangwa zo mu modoka kuri uyu munsi, cyangwa izo mu ndege, nuko hari kiragiye zari zitaraza cyane. Kuri izi ngingo tugomba gushyira icyitegererezo kizima imbere y'abana bacu n'urubyiruko kugira ngo tugere ku matorero akeneye ubufasha bwacu, ubwo n'ababwiriza n'abagiye kuririmba wenda, no kubaha ubutumwa Imana yifuza ko bumva. Bishobora kuba ngombwa ko dukora ingendo ku isabato kuko bitashobotse ko turara aho hantu, ariko uko bishoboka kose tugomba kugura amatike no gutegura ibyangombwa byose ku wundi munsi utari uwo munsi w'isabato. N'abantu bagiye mu murimo w'ivugabutumwa, kuko nirwo rugendo rwonyine rwemewe ku munsi w'isabato, ibindi ntibyemewe, ubwo twabirangije. Nta rundi rugendo rwarwo rwose rwemewe ku munsi w'isabato keretse urugendo rugiye mu ivugabutumwa, narwo rufite kondisiyo. Abantu bagomba kurara baguze amatike. Niba bidashoboka, tegura byibura amafaranga y'itike ku buryo butabyuka ushaka n'itike wayibuze. Ringaniza ngo ibintu byose bikenewe mu wundi munsi mbere y'isabato. Niba ari abagure esanse muzishyire mu modoka kugira ngo isabato uzabera umunsi wo kugera aho mugomba kugera. Mu gihe dufite urugendo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo twirinde kuzagera aho tugiye ku isabato, niba ibyo bintu bishoboka. Mu gihe bibaye ngombwa ko dukora urugendo ku isabato, tugomba kwirinda kugendana n'abantu bashobora gutuma ubwenge bwacu bwita ku bintu by'isi. None ubu muri Ritiko nujya kwitega, uzababwira ngo muzimye televiziyo, uzababwira ngo mugabanye radiyo yanyu, bazayicuranga. Kandi ibi bintu birakujyana kure y'Imana mu munsi wera w'isabato. Niyo mpamvu bavuze ngo aho bishoboka nyamuna mugeraho muzabwiriza ejo naho muzakora umurimo mbere y'uko isabato itangira. Tugomba kurinda imitima yacu ikaguma ku Mana kandi igasabana nayo mu isabato. Mu gihe cyose tubonye amahirwe dukwiriye kubwira abandi ibyerekeye ukuri. Tugomba guhora twiteguye kuganira ababaye no gufasha abakeneye ubufasha. Mu bihe nk'ibyo Imana yifuza yuko umuremyi w'ubwenge yaduhaye byakoreshwa, ariko ntitugomba kuganira ku kintu icyo ari cyo, ku bintu by'isi, cyangwa kuganira ibintu bibonetse byose ku munsi w'isabato. Nta kintu cy'isi gikeneye kuganira ku munsi w'isabato. Ibihe byose n'ahantu hose Imana idusaba kugaragaza ko tuyumvira kandi tukaruhuka isabato. Ibyo kurya ku munsi w'isabato, ibyo kurya ku munsi w'iki, ntiduteguye gutegura ibyo kurya byinshi. Ntidukwiriye gutegura ibyo kurya byinshi bikabije byo ku munsi w'isabato, cyangwa ngo dutegure ibyo kurya binyuranye mu buryo bukabije burenze ibyo dukoresha mu yindi minsi yose isanzwe. Ibyo kurya ku munsi w'iki, ibiramambu, ibyo kurya byo kuri uwo munsi bikwiriye kuba byoroheje kandi tukarya bikeya. Tukarya iki? Kugira ngo twiyorohereze ubwonko bubasha kugira imbaraga zo kwakira iby'umwuka. Igifu cyuzuye gituma ubwonko buremererwa. Amagambo y'ingenzi abasha kunyura mu matwi iyo twariye tugahaga. Amagambo y'ingenzi abasha kunyura mu matwi yacu, ariko ntahabwe agaciro bitewe n'uko ubwonko budakora neza kubwo kurya mu buryo budakwiriye, twahaze cyane, bitewe no kurya birengeje urugero ku munsi w'isabato, mu buryo benshi badatekereza bigomwa imigisha yateguriwe uwo munsi. Kwishakira ibinezeza ku isabato. Ndabwira abavuga ko ari Abadiventisi umunsi wa karindwi nti, mbese mushobora kuvuga ko mufite ikimenyetso cy'Imana ihoraho? Ubu wahamya ko ugifite? Isabato ariyo kimenyetso hano bavugaga. Mbese mwavuga ko mwejeshejwe ukuri nk'icyanga? Ntabwo twahaye amategeko y'Imana, twahaye amategeko y'Imana uburemere bwayo n'agaciro kayo nk'uko twari dukwiye kubikora. Turi mu kaga ko gukora ibidushimisha ubwacu ku munsi w'isabato, gushaka ibinezeza nko gukina umupira no kujya koga mu mazi menshi. Ntibyari ibintu bikenewe byihutirwa, ahubwo kubikora ni ugukora icyaha abantu birengagije umunsi wera w'isabato. Koza amasahani ku isabato,
murumva hari ikintu basize koza amasahane ryahe. Nababwiye ngo Imana yaduhaye umucyo wose ngo uwemera wumvire cyangwa wange, ubitse mu bitabo biri mu tubati, ariko abantu twanze kuwakira. Aya magambo ari kugana ku musozo, ndabasabye kugira ngo tubane. Koza amasahane ku isabato, turasaba abantu kutoza amasahane ku isabato. Niba bishoboka kwirindwa uko bishoboka kose. Imana isuzuguzwa n'umurimo wari wo wose utari ngombwa ukozwe ku munsi wera. Ntabwo ari ibintu bidakwiriye, ahubwo birakwiriye ko amasahane akwiriye kurekwa ntiyozwe kugeza isabato isoje. Niba bishoboka dukwiriye kubikora. Nta nduru n'udubi bikwiriye kubaho ku isabato, nta nduru n'udubi bikwiriye kubaho ku isabato. Ab'umuryango bose nihute, aya nari nayarebyeho. Abari mu mwanya w'ubuyobozi, abayobozi mwari mukwiriye kwitwara gute ku isabato? Nabo babagarutseho, baravuze ngo abari mu myanya y'ubuyobozi bw'itorero ntibagomba kumarira imbaraga zabo z'ubwenge n'iz'umubiri mu mirimo yabo ya buri munsi, ku buryo usanga ku isabato badashobora kugaragaza imbaraga z'ubutumwa bwiza bwa Kristo mu materaniro. Mujye mukora imirimo mikeya mu kazi ka buri munsi, ariko ntimukibe Imana muyikorera umurimo udashoboka kwemerwa ku munsi w'isabato. Ntimugomba kuba nk'abantu badafite ubugingo bwa mwuka. Abantu baba bakeneye gufasha, abantu baba bakeneye ubufasha bwanyu ku isabato baba ari benshi. Nimuhe ibyo kurya bivuye mu ijambo ry'Imana. Nimuzanire Imana impano zanyu ziruta izindi ku munsi wayo wera. Reka ubugingo bw'igiciro cyinshi bw'umutima bwegurirwa Imana muri gahunda yayo yo kuramya izina ry'Imana rishimwe. Mvuze aya magambo nibuka amagambo natarutse kuko nihutaga. Ari mu kwitegura isabato ngo igihe umuryango wicaye, abagize umuryango bakwiriye kwicara bakabara inyungu bagize muri icyo cyumweru, maze bamara kubara inyungu bagize muri icyo cyumweru bakareba iby'Uwiteka, bakava aho ngaho bagiye kubitangiramo icya cumi cy'Uwiteka. Iki ngiyo kidakozwe abantu bariganya Imana. Aya magambo niyo atuma abantu benshi bariganya Imana. Ni kangaho umuryango wicara ukabara inyungu z'ibyo wungutse muri icyo cyumweru, maze ukareba iby'Uwiteka ukabishyira ku ruhande. Gusinzira mu rusengero. Gusinzira he? Ibihamya by'itorero umuzingo wa 6 paji 332 baravuze ngo ntihakagira umuntu n'umwe uza gusinzira muri gahunda yo kuramya. Ntibikwiriye ko abantu basinzira mu nzu y'Imana. Ntabwo mujya musinzira iyo muri mu kazi kanyu gasanzwe kubera agaciro muba mwagahaye. Mbese tuzemera ko gahunda zirebana n'ibyiza bizahoraho zihabwa agaciro kari munsi ya gahunda zisanzwe zo mu buzima bwacu? Iyo tubigenje dutyo tubura umugisha Imana yari yageneye kuduha. Indirimbo nize ndirimbo zikwiriye kuririmbwa mu isabato. Iyo abantu baririmbana umwuka wo gusobanukirwa, abaririmbyi bo mu ijuru, abaririmbyi bahe ubwo nabahe abamarayika, nabo baterura amajwi yabo bakunga muri izo ndirimbo zo gushima Imana. Amena. Burya iyo abantu baririmba mu buryo bukwiye, abamarayika nabo baraza bakihanga muri abo baririmbyi bari kuririmba. Ukumva umuririmbyi aririmbijwe ukagira ngo nirye, kumbe ni marayika bamwihanzemo. Ariko wumve bishimira ko abantu baririmba amajwi yumvikana atuma abantu bose basobanukirwa. Niba uri kuririmba amajwi atumvikana, abantu badasobanukirwa, umenye ko wamaze guta umurongo. 3, ntago ibikenewe ari amajwi ahanitse cyane. Ryajwe umuntu azaga kurura Imana na haleluya akayikurura, ugategereza ko izarangira, abantu bakaririmba rofure imwe basubiramo interuro ebyiri, iminota 2 yose ikarangira, abantu barivuga ngo azatujyana mu ijuru, azatujyana mu ijuru, azatujyana mu ijuru, iminota 2 igashira. Ibyo bintu biciriweho iteka. Ahubwo ni amajwi yumvikana neza no gusohora amagambo mu mvugo iboneye kandi yumvikana neza. Babaririmbyi bambazaga ibihamya mwatangiye kubibona. Nimureke abantu bose bafata igihe cyo gutoza amajwi kugira ngo ibisingizo dutura Imana bifashe
kuririmbira mu majwi yumvikana kandi atuje, atari amajwi akangarana cyangwa amajwi amena amatwi. Amajwi akangarana, amajwi amena amatwi, ayo ntakwiriye kuba mu ndirimbo z'Imana. Abaririmbira Imana bakwiriye kuririmba batuje. Niba nta gutuza kurimo, ibyo bintu nta Mana ibirimo. Amajwi akwiriye gutozwa baririmbye. Umuntu uririmba atararepesa abakoze icyaha. Amajwi akwiriye gutozwa kuko abagiye kuririmbira indirimbo z'Imana. Ninde mubwiriza ujya kubwiriza atateguye icyigisho? Uwo yaba ari mu kaga gakomeye. Ubushobozi bwo kuririmba ni impano y'Imana. Ubushobozi bw'iki? Ubushobozi bwo kuririmba ni impano y'Imana. Ni mucyo rero ikoreshwe ku bw'ikuzo ry'Imana atari ikuzo ry'abantu. Niba ukoresha Imana, Imana yaguhaye mu kwishakira ibinezeza, uri mu kaga. Aya magambo ari mu butumwa ku basore page 285 kugeza 286. Ibi nibyo nabonye, nawe itagiye kuvuga ibyo yabonye. Ibi nibyo nabonye byagiye byisubiramo kenshi mu matsinda y'abubahiriza iki? Isabato. Abamarayika bagurukaga bazengurutse inzu ahantu runaka. Aha twateraniye ubu ngubu. Muri iyo nyubako hari hateraniye abasore. Humvikanaga amajwi y'ibikoresho bya muzika. Ibikoresho by'iki? Ubwo abantu bararirimbaga ntibyumvikana se? Yego. Abakristo bari bahateraniye, ariko se ni iki bumvaga? Ni izihe ndirimbo bumvaga? Ni indirimbo isanzwe itarangwamo amagambo y'ubwenge kandi ahamye. Indirimbo ikwiriye kuba hehe? Indirimbo ikwiriye kuba mu kabyiniro. Niyo nawe yabonye bari gucuranga. Indirimbo ikwiriye kuba hehe? Mu kabyiniro. Umuntu umwe twahuriye ahantu nari ntuye mba ku ishuri i Butare. Twari twaragize ibyago bahazana icyitwa night club. Mu kabyiniro nyine, akabyiniro abantu bararaga babyina. None igitondo kimwe umukobwa aravuga ngo uzi ko numvise bari abantu mu gitondo bajya gusoza kubyina bari kuririmba indirimbo y'Imana we. Ati bari abantu nabiyo barangije, ati bashyiramo indirimbo y'Imana bakayisorezaho bakabyina bagasenga. Undi twari turi kumwe arangije aramubwira ati se hari ahantu wari wajya mu kabyiniro ngo usange bashyizemo indirimbo yo mu gitabo nubwo yaba iririmbwa? Shyiramo indirimbo yo mu gitabo iyo ari yo yose, yishyire mu kabyiniro. Nawe uri hano, indirimbo yo mu gitabo wayibyina? Aravuga ngo nubundi niba baririmbye indirimbo y'Imana nuko ifite umuziki w'i Babuloni usibye kirimo amagambo y'Imana. Muzarebe indirimbo zo mu gitabo, hari uwayibyina? Iyo bari kwiri ujye ubona hari ubyina. Iyo bari kuririmba ngo azaza Yesu azaza, wibuke isaba, wari wabona? Nawe wari wabona? Ariko abariga tuzataha Yerusalemu baranyeganyega kuko umuziki bakoze n'uw'i Babuloni ntago ari umuziki wo mu ijuru. Fata indirimbo yo mu gitabo, nubona iyo abantu baririmba bakanyeganyega umbwire. Icyerekana ko korali zose zamaze guta umurongo, zicuranga umuziki w'i Babuloni harimo amagambo y'Imana gusa. Icyo ni igihamya kimwe. Abantu nibatagaruka ku rufatiro nk'uko indirimbo zo mu gitabo zicuranze ngo bongere barugarukeho. Muzasomye Abahamya by'Itorero volume ya 6 bavuzemo ayo magambo. Baravuga ngo igituma abantu badashobora gushyikira ibyo bintu nuko bacuranga umuziki upfuye. Ngo Imana yifuza indirimbo zituje muri gahunda yo kuyiramya. Indirimbo zituje gusa, pani indirimbo z'urusaku. Imana ibahire. Ahanganga abamarayika b'Imana ngo nimwitegereza abamarayika bera bafashe umucyo wabo barusha kuwiyegereza, maze umwijima utwikira abo bantu bari barimo barabyina kuko abamarayika bari bigendeye. Abamarayika bagurukaga bava aho hantu kandi mu maso habo hari huzuye agahinda n'umubabaro. Reba nawe ngo barabogoza amarira kubw'indirimbo yari aho hantu. Kuvura ku isabato, amagambo asoza. Hari abantu bajya impaka n'ibibazo bati mbese abaganga bemerewe gukora ku isabato? Ntibabyemerewe. Icyo gihamya nacyo kirahari. Imana yatanze umucyo mu gitabo bita Medical Ministry page 216 baravuze ngo iki? Baravuze ngo abaganga bagomba kugira umutwaro, bagomba kugira umutima wo kwicisha bugufi no kwitangira no kwitangaho igitambo. Abaki bagomba kugira umutima wo kwicisha bugufi no kwitangaho igitambo. Bashobora no gutanga igihe cyabo n'amasaha yera y'isabato kugira ngo barengere abarwayi iyo bibaye ngombwa. Ariko iki? Ariko umushahara
kuri uwo murimo bakozwe ku isabato mu masaha yera ugomba gushyirwa mu bubiko bw'Imana kugira ngo ufashe abakene badashobora kubona amafaranga yo kwivuza. Abaganga mugende mukore, ariko amafaranga y'uwo munsi muyazane mu bubiko afasha abadashoboye kugenza gute. Ibyo nutabikora wakoreye iby'inyungu zawe, nubwo wari uri kuvura abantu n'iby'inyungu zawe byaguhaye inyungu. Ikiguzi cy'uwo munsi nigifasha ababaye n'abadashobora kwivuza n'abakene. Ibi niba utabikora uri mu kaga. Gusoza isabato, gusoza iki? Ubwo kandi isabato turayisoje. Bavuze iki? Uko izuba rirenga, reka ijwi ry'indirimbo n'amasengesho aba ari byo biganza isoza ry'amasaha yera, maze murarike Imana ngo ibane namwe mu cyumweru cy'imirimo n'imiruho. Mu gihe isabato iri gusoza, muhanike amajwi, muririmbe, musingize Imana, mufate ibyanditswe mwige. Mu bihamya by'itorero baranavuze ngo niba bishoboka abo murya mu butumwa bwatoranyijwe mu mbabarire umuzingo wa gatatu ni mico cy'ijukiri kivuga ngo uburyo bwo kwitegura isabato cyangwa bwo kuruka isabato, amahame shingiro yo kuruka isabato. Bavuzemo aya magambo akurikira ngo niba bishoboka nimufate icyigisho cy'ishuri ry'isabato, murebe ingingo z'ingenzi z'icyumweru cyose cy'ibyigisho muziga, ngo nubwo bidakuyeho ko buri munsi mukwiriye kujya musubira kuri buri ngingo kugira ngo misobanukirwe neza. Aha niba izuba rirenga dusingiza Imana, tubona imbaraga zo kutubana mu cyumweru cy'imirimo n'iki n'imiruho. Imana irabizi ko isi yuzuye imiruho. Iyobokamana ryahindutse umukino w'abatizera n'abashidikanya kubera ko abantu benshi baryitirirwa batazi amahame y'iyobokamana. Uyu munsi isabato yagizwe urukiniro kubera yuko abitwa yuko baruka isabato tutayiruhuka ahubwo dusenga gusa ku isabato. Imbaraga yo kubaha Imana isa niyenda gushira mu matorero menshi. Aya magambo mwayitaho. Imbaraga yo kubaha Imana isa niyenda gushira mu nsengero nyinshi cyangwa mu matorero menshi. Gukora ingendo zo kujya kwishimisha, abantu ngo bagiye muri tripu. Ikindi amakinamico yo mu nsengero, aha ntabyo nahabonye Imana ibaho umugisha. Byari byaradutse ugasanga hari amatiyateri ari gukinirwa mu rusengero, ngo ni ku Butabazi, ngo ni kuri Mifemu, ngo ni kuki. Amakinamico yo mu nsengero, ibitaramo, sinzi na amakonseri igihe mwebwe muyakorera, ibitaramo na za tombora, ibi byo gutombora na makakawete, kurimbisha amazu no kwibona byamaze kubuza abantu gutekereza ku Mana. Amasambu n'ubutunzi, ibyo abantu bakora muri iyi si nibyo byuzuye intekerezo z'abantu, maze ibizahoraho bigahabwa agaciro gakeya. Mana y'amahoro iduhana umugisha. Ndabifuriza ibihe byiza, ndanezerewe kubw'uyu munsi. Imana ni nziza. Mureke dusenge.